muri hano ku bwanjye. Imana ishimwe cyane. Nyine n'ubwa mbere nunguye mu buzima bwanjye. Ndashima Imana ko nambaye ikanzu mana. Abantu bari kubona nkiyambaye sinzi nandi bikure. Ndashima Imana ko ibintu byabaye. Ingofero se? Ndashima Imana kubw'uyu munsi ni kuri nari ngutegereje igihe kinini. Gusoza segonde ntago ari ibintu byoroshye. Sibyo Vesti? Ntago ari ibintu byoroshye cyane. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, ndabashimira, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira inshuti zanjye, abavandimwe banjye. Imana ibahereze umugisha mwese, ndabakunda cyane. Murakoze. Yes, nuko nguhe ikaze aho uri mu nce zigiye zitandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse abari hanze. Ndasuje kandi mwifurije kugira umunsi mwiza cyane. Uyu munsi mbazaniye breaking news n'amakuru meza cyane. Ni ibyishimo ku bakunzi ba Dorcas, ni ibyishimo ku bakunzi ba Vestine and Dorcas, ni ibyishimo ku bakunzi ba gospel nyarwanda, ni ibyishimo ku bantu bakunda Dorcas muri rusange. Ni amakuru meza nkuzaniye, ngira ngo kuri uyu munsi ku itariki ya mbere nibwo amanota y'abanyeshuri barangije uwa gatandatu cyangwa se babandi bavuga ngo yakoze icya leta rwose. Uyu munsi nibwo amanota yaje kuba ajya hanze, ni nako ibyishimo byinshi cyane ku bakunzi ba gospel nyarwanda, by'umwihariko ku bakunda indirimbo zo guhimbaza Imana zaririmbwe n'uwitwa Dorcas ndetse na Vestina. Mvugira uti amakuru meza nkuzaniye nayahe? Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga havugwa byinshi ndetse atangazwa byinshi. Uyu munsi ushobora gusanga hari abanditse inkuru ivuga yuko uwitwa Dorcas ashobora kuba yatsinzwe ikizami cya leta, ariko hano ho tuje kukubwira inkuru nziza ne no kwirirwa nkutinza cyane, ne kwirirwa nkucisha iruhande. Nimba uri umunyeshuri wakoze iki cya leta, ariko mbanze nkwisegureho nimba rwose bitagenze neza, mbanze nkwisegureho nkubwire yuko ukwiye gukomera, kuko uyu munsi ushobora kuba watsinzwe ariko ntiwumve ko byarangiye, ntiwumve yuko isi yakugwiriye, ntiwumve yuko wakoze amahano. Ndetse abatsinze namwe reka mbabwire ngo congratulation, ari nako mbabwira yuko uwitwa Dorcas, umukobwa wanyu mukunda muri benshi cyane, nako mbanje kukubwira ngo banza uhuze ibiganza kabisa, ubikomere uwitwa Dorcas, ubikomere witwa ko wese yakoze icya leta akaba yagitsinze neza. Witwa Dorcas rero yaje kuba kubita icya leta neza cyane, aravuga ati imbere y'Imana byose birashoboka. Ikizami yaje kuba agira gutya, aragisekura ku manota meza cyane, akaba afite diplome ye. Nicyo nakubwira, amanota ntago turagirirwa amahirwe yo kuba twamenya ngo ni amanota ngahe ku ijana, gusa ikiriho nuko ikizamini cya leta yamaze kuba agitsinda neza, hejuru y'amanota 50 rwose ameze neza. Nibidukundira cyangwa se nituza kuba tubona amakuru cyangwa se twazi kuba dufatisha aka video yenda arimo ashimira abantu bamubaye hafi, abagiye bamugira inama, abanimateri bande bose turaza kugenda tukabakiriramo, ubundi rwose ibintu bikomeze kugenda bigenda neza cyane. Ayo niyo makuru nari ngufitiye rero, ko uwitwa Dorcas yaje kuba atsinda icya leta ku mbuga nkoranyambaga. Ibyishimo ni byinshi ku bakunzi be ku mbuga nkoranyambaga. Ibitangazamakuru byanditse biti Dorcas usanzwe uririmba mu itsinda rya Vestine and Dorcas yatsinze ikizamini cya leta ndetse ku manota meza cyane. Mumfashe dushimire Imana, mumfashe dushime witwa Dorcas waje kuba rwose atsinda imitego y'abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ngo si umwana gutya na gutya yijanditse mu bintu by'imiziki. Ariko rega babwire ngo Imana dusenga ni Imana yo kwizerwa, ndetse n'Imana ikora ibyo utatekereza, ikora ibyo
ibyananiye abantu bose. Nibyo ngibyo rero ndagira ngo nimba wishimiye intsinzi ya Dorcas, nimba wishimiye ko rwose uno mwana w'umukobwa yaje kuba agera imbere y'ikizami, cyangwa se yageze imbere y'ikizami akagikora neza rwose akanagitsinda, ndetse nanakubwira yuko bafite indi ndirimbo nshya rwose bagiye kuba babashyiramo nziza cyane. Nibyo nakubwiraga, banza ushyire rwose imitima myinshi cyane muri comment, ndetse utubwire n'icyo kintu wishimiye kuri birumvikana wishimiye gutsinda, ariko se n'icyo kintu cyangombwa cyane. Ngira ngo ku ruhande rwanjye hari abantu benshi bavugaga bati uyu mwana ikizami ntazigera agitsinda, ariko njye nishimiye ko rwose yagitsinze, ndetse abo bantu bavugaga ibyo bintu bo simbitayeho. Ndagira ngo kabisa utubwire wivuye imuzi n'icyo gitekerezo, niba ibintu washimira uyu mukobwa wanyu bita Dorcas, ari nako dukomeza kugenda tuganira mbabwira andi makuru. Hari amakuru avuga yuko aba bombi, haba Dorcas ndetse na Vestine, rwose uyu mwaka binagenze neza ngo mushobora kubona igitaramo muri Amerika ndetse na Canada. ubwo nabyo turabisengera Imana, nibiba bibe nibitaba tuzategereza n'undi mwaka. Ari nako mbabwira ngo mwitegure indirimbo zabo nziza cyane, ngira ngo iyo baherutse gusohora Emmanuel ikaba mperuka kuyireba ifite miliyoni 4 gutyo. Ni indirimbo nayo iri gukomeza kugenda ikundwa, ndetse indirimbo iri gukundwa ku rwego ruri international. Nagiye mbona ino ndirimbo yaranakunzwe cyane n'abantu bo muri za Kenya gutyo, gukomeza muri ibyo bihugu. Mbona indirimbo yabakoreye, ndetse nanashimira muri rusange, nashimira muri Ndahabi usanzwe wamanaginga. Ni ikintu cyiza batekereje cyo gukora umuziki uri worldwide, umuziki wumvwa na buri wese, umuziki urimo izindi ndimi. Ubwo nibyo nashatse kuba mbabwira, ariko nanjye nisabira, ari nako namwe mugenda mubisaba muri comment, ni cyo kintu mwifuza kuri bano bombi. Nakubwira yuko ndi umwe mu bantu bifuza kubona ibitaramo by'aba bombi, niyo byaba bizenguruka igihugu, ko barakunzwe muri Afurika. Dubona ibindi bitaramo Amerika ho barabikeneye muri benshi cyane. Nimba muhari muraza kuza kuba mujya muri comment kabisa mu bitubwire. Niyo makuru nari ngufitiye, nkubwira yuko uwitwa Israel Mbonye nawe ibikorwa bye benshi mwarimu maze iminsi muvuga muti se ndimo ngenda mbona indirimbo nshya ya Israel Mbonye. Nakubwira yuko hari indirimbo igiye kuba isohoka vuba, ndetse hari abantu kabisa nagiye mbona bakagatiza, namwe mujya mukagatiza kabisa. Yewe mbona umwanditse ati turifuza kubona indirimbo ya Vestine na Dorcas bafatanyije na Israel Mbonye. Israel Mbonye ni umugabo mwiza, ndetse ukunda kugira gutya agatanga amakorobo ku bandi bahanzi ba gospel. Ubwo nawe uramutse wifuza ko Israel Mbonye yazakorana indirimbo na bano baririmbyi, bano bahanzi, ari nako tugaruka kuri Vestine muri rusange, tumwifuriza kabisa urugo rwiza, urugo rumeze neza, we nawe Drago, ibintu ni fresh. Abantu benshi simvuze icyo mushaka kuvuga, ubwo ngubwo benshi mugiye kuza muri comment muvuge ngo dukeneye akuzukuru, dukeneye iki. Nimba ayo makuru nawe uyifuza uze kuza kabisa kuba ubyandika muri comment. Ariko umwana ni umugisha rwose, tumubonye byadushimisha. Ngira ngo nibyo rero naba nkubwiye, ari nako mbwira ngo komeza kugenda ubana natwe, komeza kugenda dukunda. Ari nako mbwira ngo nawe munyeshuri watsinze, nimba wifuza kujya kwiga mu bihugu byo hanze, gana Paroti Canada Visa Consultant Company Limited. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ndetse dukorera ni Musanze. Ku mbuga zose wadusanga ni Paroti Canada Visa Consultant Company Limited, cyangwa se ukavugisha iyo nimero iri hasi, turaza kuba tukwakira. Reka dushimire Dorcas wakoze akazi gakomeye cyane, arakomeza kubabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane.